noneho harahera ko ngotse wa mukobwa wa Emeline Shanga noneho ngo yiyiciye ubukwe kumugaragara izuba riva ngo umusore yamukundaga ahise amubenga arebye ya mavideo ye yambaye ubusa ngo uyu musore wo mu diaspora wibera France ngo agikubita amaso amavideo ya Emeline Shanga kireba ibintu Emeline Shanga akora ngo purani y'ubukwe yahise ayicamo kabiri cyangwa umushinga arawubika. Emeline Shanga burya yiciye ubukwe nyuma yuko bigaragaye ko yabaye addicted na bimwe yagiye tubona by'imibonano mpuzabitsina ndetse no gusinda cyane yiciye ubukwe. Uyu Emeline Shanga agikora aka video ke na The Ben kambere na mbere ngo The Ben amukuru Shanga benshi bashidikanyije bavuga yuko ari ikariso ngo yahise akubita hiti y'akataraboneka iyo bita kasamutwe ngo ahita atwika igihugu cyose arakiyogoza abari buvugwa gusa. Muri uko kuvugwa niko yaje kubengukwa n'uwo musore wiberaga France wagiye gupagasirizayo ngo n'umudiaspora umeze neza uryoshye ngo wese ujya atangira kujyamo hano ku biceri gake gake. ngo bapanga n'iby'ubukwe ibintu bigera iwanda bagaharashyuha rwose ngo dere yuko ngo yari yamubwiye yuko ngo asoma ku rwunge gake cyane kugira ngo abashe kuba yamererwa neza. Umudiaspora ngo akaza gutungurwa bamufashe video yaguye yicaye mu muhanda rwagati yananiwe guhaguruka akibaza ati se Emeline ibi ni ibiki. noneho byaje kubera akamaramaza n'agahuma munwa n'akasamutwe naho ngo yaje gutangira kureba video ngo uyu mukobwa ari kwikubitisha uncece cyangwa ari kwiteresha amacupa niho uyu mugabo yatangiye kuba yafata imyanzuro yo kwisubira n'ubukwe yapanze akaba yabuhagarika. uyu mwana ngo musa urutugu nyuma yuko bikomeza bigenda bicicikana ngo niho yaje kureba n'utundi tuvideo ngo abakobwa biteresha ibyuma ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngo umusore yareba uburyo ameze akavuga ati reka umugore nahisemo si uyu nguyu umugore nshaka aratandukanye n'uyu kure cyane. yego uyu mukobwa ngo Emeline ngo witereragamo icyo bita ifegereti icyuma n'ibindi byose bijyanye n'inzoga n'urwunge no gutumagura byose yabiherezaga icyarimwe. ibintu bikaba bikomeje kuba gahuma munwa n'akasamutwe kubera ko uyu mukobwa icyo bita fica cyangwa ubuzima bwe ngo arabwononye abantu bose bihebye bagira agahinda gakabije baragira bati uyu mukobwa arababaje kubera ko ibintu yikoreye cyangwa yishyiriye hanze ntago bisanzwe kuko bitumye asigara ku gasi rwose benshi abagira impuhwe bazigize abarira barize. gusa kandi gakuru gashobora kuba kaza kunezeza ngo nuko bashobora kuba bashyiramo imiyaga bamwe banyweye ikiyobyabwenge ntikigere hejuru ngo kubera ko babasha kubagira inama bikumvikana. naho ikiyobyabwenge cyagize koronika abo ngabo ngo baracyarimo ntaho bagomba kujya kubera ko ngo baba bararenze icyo bita uruhombero cyangwa bararenze ihaniro. uyu Emeline Shanga ukomeje kuba akamaramaza cyangwa kasamutwe mu mihanda y'Inyarugenge ukomeje kuba isereri mu mitwe y'abantu kubera ko ibintu yakoze nibaho ntibinasanzwe. abahungu n'abakobwa bo muri n'agatimu yari arimo rwose ntabwo kari koroshye kari gakaze cyane kuba wafata indiba ya Heineken ukayicengeza mu myanya y'ibanga rwose ni ibintu byaje kuba byatangaza abantu bamwe na bamwe baritanga bagira ubwoba baravuga ati ibi ntibibaho. ibya Emeline Shanga bikomeje kuba akamaramaza n'akasamutwe kubera yuko Emeline Shanga kugeza ubu ngubu ashobora kuba ari mu bantu bababaje cyane ubuzima arimo n'ibyo ari gukorerwa nabyo ni akamaramaza.
So guys, nkuko bimeze ni ubukwe bwa Emeline Shanga ngo bwamaze kuba bwajya mu murongo utukura kubera ko umusore wari waramwibengukiye waramukunze